utuntu turi kuri taye tumeze neza ariko yakwicara ukabona kwicara byanamunaniye ukabona nawe arabangamiwe cyangwa yasimbuka akajya asimbuka afashije gitazamuka mbese ukabona arabangamiwe cyane bagira gutya baserimba ukajya ubona arasirimba manura yajya kuzamuka ijipo ikahita imusubiza hasi yego ukabona ko nawe ubwe muri we ari jene mbese ukabona ntago yirekuye bitewe na kakenda yambaye iki rero navuze mu iwacu ntago iwacu byemewe ariko hanze y'iwacu simujye kuvuga ngo biravugwa hanze y'iwacu niko bambara nagiye yo kuvuga y'ubutumwa mpageze ndimo mbwiriza mbona ibyo bintu ndabibonye nawe birashoboka yego birashoboka ko ibyo bintu koko birahari mu matorero atandukanye ariko twebwe iwacu hari ibintu byamenye bihari mwebwe iby'imyambarire ntago mubirebaho ngo nimba uri umukozi w'Imana uri protocole uri umuririmbyi hari imyambaro uba ugomba kwikwiza ntago bambara mini kandi korari murokoke warokotse mfite ibyo narokotse mfite n'ibyo Yesu yambwiye rero aha mvuze nk'umukristo rero mvuze nka wa muntu Yesu yacunguye mvuze nka ryatorero rishumbwa na Yesu kugira ngo uzajye mu ijuru uzajye aho yaguteguriye ntago bireba imyambarire kuko n'ubundi ikimenyetso twebwe ibintu twambara ni ikimenyetso cy'uko turi ahubwo hanze ndimo ndabwira inshuti zanjye natangiye mbwira kuriya natangiye mbabwira ko ndimo mvuga nk'umunyedini ubu ndimo ndavuga noneho nk'umukristo nabwo buzima dukwiye kubamo yego nk'abakristo niyo dukwiye kuba mu buzima nk'ubw'idini ugomba kuba nk'abakristo yego data mwakurikiraniye kino kiganiro mumbare muzagikurikirane muzanagisoza muzumva uko natangiye atari ko nsoje rero nsoje mbwira abantu yuko imyambarire imigendere imirebere mbese iriya mico yose duhabwa n'idini muri make ipantaro ntabwo izakubuza kujya mu ijuru ntabwo ipantaro yakubuza kujya mu ntabwo yabikubuza tubahaye ikaze mwese bakunda gukurikirana Murokoke TV ndetse no mu Bicu TV Imana y'amahoro ni wowe umugisha mwinshi cyane baba bari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda bari i Burayi abari mbese mwese aho mudukurikirana muri mwese turavuze ngo ni muhawe Imana ntawe n'umwe turobanuye data wo mu ijuru Imana y'amahoro Imana yatanze agakiza ku buntu mwese nibagabira umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen. Kuri kamera murabona abagabo babiri bahaye ikaze hari Murokoke TV hari no mu Bicu TV abagabo murabamenyereye kuri kamera bahaye ikaze kuri kamera muhabwe umugisha n'Imana mu Bicu TV ntango wahaye ikaze murakoze cyane ndagira ngo abagabo batwibwire banabibwire naho basengera aho bakora umurimo w'Imana kuko abari kubakurikirana benshi bagiye banyandikira bifuza kubamenya aho mwamusengera kubona ibiganiro byinshi mukora ntago muvuga amatorero yanyu muhaye ikaze rera kuri Murokoke marizwamo cyangwa se idini mbarizwamo mpamvu nkunda kuvuga kano kantu itorero ritandukanye n'idini idini rero mbarizwamo ni idini rya ADPR Pentecote Rwanda idini n'itorero biratandukanye cyane rwose biratandukanye ubwo Murokoke idini reka mbivugaho gatoya idini rishumbwa n'abantu itorero rigashumbwa na Kristo Imana yacu baho umugisha mwinshi ubwo no mudufitiye byinshi mu Bicu nango wahaye ikaze murakoze cyane yego amazina n'ubundi abantu benshi banze kuri mu Bicu ye nk'abasengera mu idini cyase mu itorero ko church Betlem Church niwe usengera Betlem Miracle Church gusa nko murokore yarabivuze ubundi Betlem ni idini ubundi itorero ni rimwe kuko itorero ni irya Kristo ahubwo dutandukanira ku madini none se mu Bicu kuri cyo yisemo kujya gusengera muri Betlem tusange Murokoke muri ADPR ntago nde gusanga Murokoke muri ADPR kuko buri muntu wese agira ahantu yiyumvamo kuko hari igihe ushobora gusanga muri ADPR wenda uburyo bakora cyangwa se imyemerere yabo atariyo nemera ntabwo ari imwe biba bitandukanye baba bafite kondisiyo bagenderaho natwe twagira izo tugenderaho gusa tugahurira kuri Kristo Murokoke ibyo bintu babivugaho iki mwarimu mubaje ngo kujya atansanze muri ADPR ni nk'uko nanjye mwambaza ngo kuki ntamusanze muri Betlem buriya umuntu
biterwa n'aho yabonye umuhamagaro cyangwa se n'abo bahuye bamubwirije cyangwa se n'aho umwuka yamwerekeje. Ariko nkanjye by'umwihariko ntago Betelehemu nayisengeramo kuko mbona imyizerere yabo ihabanye n'imyizerere yabo. noneho ntabwo wajya muri Betelehemu bitewe n'imyemerere yabo. Yego, wowe ntabwo byahura rwose. Imyemerere yanjye iyo nigishijwe doctrine y'idini yanjye itandukanye na doctrine mbabonaho abantu bo muri Betelehemu. ese ntiwampa nk'urugero? Ni uko ushobora kujya muri Betelehemu ugasanga umuntu ari kubwiriza yisize ibintu ku munwa, ariko ibyo nta hantu bihurira n'agakiza. oya ibyo ntabyo. iyo ni ya myumvire y'abantu bo muri ADPR, nanjye iyo niyo mpamvu ituma ntashobora kugera. bagira ibintu utamenya ukuntu biteye ngo kuba wisize ibintu. none se nimba umudamu yisize amavuta cyangwa yisize harya ni ruje, ariko wowe mbona wagira ngo ahubwo ni amaraso bisize. oya ubona biri byacanye. urumva biriya ni ubwiza bw'umugore. no biriya bisiga ze nabyo bikaba ubwiza bw'umugore. umugore aba agomba kwirindisha akamera neza. navugaga icyatuma rero najya kuhateranira ibyo bintu rwose mbona kuri njyewe. Ariko abankurikirana b'inshuti zanjye ntago si ukuvuga yuko abankurikirana b'inshuti zanjye ndi kubaciraho iteka. oya ntabwo ndi kubaciraho iteka, ariko ndavuga mu myumvire yanjye. ni imyumvire yanjye mvuze, ntabwo ari imyumvire y'abandi. none se muroko kongera muri ADPR n'ubundi hari abantu baje bashokoje ya mishatsi y'ibiti kandi baje bishijeho ruje ku maherena, ntabwo barakubangamira iyo baje mu itorero ryanyu? bariya baba baje kugira ngo bumve ubutumwa tubwiriza kugira ngo nabo bahinduke babe umwe muri twebwe, kuko ntabwo twajyana ku igaburo. nyine ntabwo twajyana ku igaburo. niyo mpamvu urababona baje, ariko baba baje kugira ngo bahinduke babe umwe muri ntabwo mwajyana ku igaburo. ntabwo bishoboka. hari umuntu Yesu yigeze aheza ku igaburo se? ariko Yesu abasangiye nawe igaburo cyangwa se abasangiye umubiri we agiye kuva mu isi, nabo yari yaratoranyije n'ubundi. ntabwo yagiye mu muhanda ngo afate abantu abazane. nabo yahamagaye bari basanganywe nawe. arangije yaravuze ngo muzajye mubikora. yego abo ngabo nyine munyibuka. ni ukuvuga ngo rero abo ngabo nimba yarabahamagaye baba n'ubundi nabamenye Kristo, sibyo se? bamenye Kristo. na wa muntu rero nimba rufite imisatsi ku mutwe, nimba rufite ruje ku minwa, nimba ari uwambaye ipantaro, wa muntu ne kuko yamenye Kristo yabaye umwe muri bene so. araje ahubwo ngo tumwigishe Kristo. Kristo yaramumenye. iyaje tumwigisha Kristo. noneho ubutaha yaba bamwe muri twe butaha tukazakirana nawe. ntabwo icyo gihe muri kumwigisha Kristo, kuko njye nimba nsengera Betelehemu narakishijwe namenye Kristo, sibyo? nawe murade Kristo. ahubwo dutandukaniye ku mico, ku myambarire. imico. reka noneho mbemere ko iyo uje iwacu noneho tukwigisha imico yacu ya ADPR tugakora imico ya Betelehemu. none se murokoke ndagira nkubaze ikibazo. none ubwo ni ukuvuga ngo wa muntu wifite ko njye numva bavuga ngo ubwiza bw'umugore ni imishatsi, buriya iyaje ayashokoje yayishizeho, buriya ntago mumwemera? ariko imisatsi uvuga ni n'indi bagura mu bacuruza bungaho iyo basangamo. si imisatsi nyine ituma ubwiza bw'umugore bugaragara. ntabwo biriya yavuze iriya bungaho, ntabwo biriya yari yavuze umusatsi wabo. yavuze natirere se arahanditse ngo natirere ko yavuze umusatsi nyine. ko bibiri ari iki? ko ubwiza bw'umugore ari umusatsi, ndabyemera biranga. ariko ntabwo yababwiye ngo mujye kugura umusatsi noneho muze munge ko musangamo. yababwiye iwabo. dore rero impamvu yababwiye umusatsi wabo nashobora gusengera muri ADPR. yego mu bicu nzajyayo nk'umushyitsi, sibyo? ntabwo mvuze ngo ntabwo nzinjirayo. nzajyayo numve icyo babwira umukristo cyangwa se ijambo. ariko icyatuma ntashobora kuba ngo ngiye kuba umukristo wa ADPR ni amatiku abamo. oya ntabwo amatiku yazo. bibiri abangorwa n'umwuka w'Imana nibo amatiku abahari. mbabare gato babaza bose mu bicu ayo matiku aba muri ADPR y'imyambarire, ngo wambaye ibikinjiramo, wambaye amaherena ngo ntiyakinjiramo. ni ukuvuga ngo umuntu ugomba kujya mu ijuru nutambara amaherena? oya ntabwo ugomba kujya mu ijuru utambara amaherena, ahubwo umuntu ugomba kujya mu ijuru ni uwamenye Kristo, ni uwakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. ntabwo amaherena ariyo azakujyana mu ijuru, nta nubwo minari zo zizakujyana mu ijuru, ahubwo ikizakujyana mu ijuru ni ukumenya uwo wizeye.
ukamenya ko ari we mwami n'umukiza wawe njyana bivuga nkavuga nti ntabwo najyayo sibyo nimba babonye umuntu tuvuge wenda da niyo misatsi ntayishyizeho yayindi vanga yo kunga ashobora no gufata natireri yiwe akayitunganya ariko babona uburyo yayitunganyije bati do yashyizemo amavuta atuma imisatsi ikura imisatsi inyerera nanjye akoranya nkumva cyane muri ADPR si wa musatsi we hari uwo yunzeho ko babonye imeze gutyo umusatsi yawugize mwiza bigiye kuba ikibazo ariko mpamya ko umusatsi wawe utunganyije turabafite abakobwa bo muri ADPR turabafite abamama bo muri ADPR imisatsi barayitunganya ariko icyo tutemera ni kwa kundi gufata imisatsi ukungaho indi misatsi ku buryo ashobora gufata akawushyiramo amavuta umusatsi ukamera neza ukaba muremure bakabyemera ariya bita produit murayemera nujya kunjyana mu bintu by'amavuta ntabwo mbizi amavuta ntabwo nyasobanukiwe amavuta ariko icyo nzi cyo ufashe umusatsi wawe ukawutunganya ntabwo idini rizakureba nabi ariko wunzeho indi misatsi yayo nijya mbona bacuruza mu mabutike njya mbonamo ahantu imisatsi ntabwo idini ntabwo ryabyemera murazi nk'ubu ugasanga umuntu ahagaze ku gatuti yambaye imisatsi yaziritse ibisatsi biragera hano hafi ku kibuno ariko imisatsi ntabwo ari ibiri kuvuga ijambo ahubwo ijambo riba rivugwa n'uhagaze ku gatuti ariko ndashaka koza ireba imisatsi nayo ivuye hano ikagera hano ku kibuno ahagaze ku gatuti arimo arizunguza none se bitwaye iki aya ntabwo birari ibyo ubundi mera nta muntu uvukana cyakora ari uwo wavukanye nta kintu byaba bitwaye ariko niba bya biziriko wagiye kugura hari ukaza ukabishyiraho ukunga ukageza aho ushaka ukazabigeza no iyo rero ni ya Yesu Kristo aracyafite akazi oya ibi ni imyumvire y'idini twe ndavuga imico y'idini ibya Yesu byo ntago ndi bubireho cyane kuko navuze mbere ntangira navuze idini mvuga n'itorero ubu turi ku mico rero y'amadini ariko murugo reka tuvugishe ukuri we gusengera muri ADPR ubona bitakubangamira oya ntabwo bimbangamira kuko bose reka nkubwire ntabwo byambangamira kuhava hariya ntabwo nafite ibimenyetso birenga kimwe byanyemezaga kuhava ariko bitewe n'umuhamagaro wanjye kuko nihuri nanze kuva umuhamagaro wawe muri ADPR yego ntabwo nahava kundi uzabikora bikubangamiye ariko hagumye ariko ikintu cya mbere yego ADPR amatiku abamo gusa abantu ba ADPR bambabarira sibyo abakristo babo bambabarira ariko umuco w'idini byabo idini ubwaryo nimba bipfira mu buyobozi nimba ari abakristo bafite iyo kode simbizi bagira utuntu utamenya utwari two urugero rwa mbere nimba bakubonye ariko wenda hari hano mu mujyi ho ntibikunda kubaho cyane ariko ku bantu bo mu byaro buriya baranagowe nimba bakubonye uhagararanye n'umusore uri umukobwa ubwo kaba kabaye ariko yongera kujya kwiga kurikirana bazagira ikintu babivugaho mbwira ukuntu ndashaka kubaza mu bicu nkwibariza ari umukobwa ari uwawe sibyo umukobwa wawe ugasanga ahagararanye n'umusore kandi idini twibukiranye ko idini ni umubyeyi wawe wa kabiri impamvu rero bagukurikirana ni iyi niba uri umupapa ukaba wibyariye umukobwa wawe ugasanga ahagararanye n'umusore saa moya za nijoro ntabwo wagira ikibazo saa moya za nijoro ntabwo wagira ikibazo kuba bahagaze ku karubanda ibyo bitwaye none se Moroko ibyaha bitangira kuriya ejo mu gitondo nubasanze bahagaze ku muhanda saa moya za nijoro ejo nutamucyaha ejo azajya ubundi ageze saa yine ejo bundi noneho usanga yagiye he no mu marogi usanga binjiye mu cyaha kuko ntabwo ariko mu cyaha nimba ahuye n'umusore bakaba barahagararanye sibyo ni ibintu runaka bari kuganira hari ibintu by'akazi hari iki sibyo nta mwanya babonye uwo ni wo mwanya babonye none mwebwe murabifashe muhinduye ikibazo hari n'abadatinya kuvuga ngo agahita yirukanka nimba umukobwa yabaga muri korali nimba umusore muri korali ati perezida ati mfite inkuru ishyushye urumva ati inkuru ishyushye bafashe ndabafashe ariko mu bicu kiba ari ikibazo kiriya kintu utacyashyira abayobozi bawe yuko hari ibintu wabonye kuri mushiki wawe cyangwa se hari ibyo wabonye kuri musaza wawe ndagira ngo nkubwire ko biriya bintu byabyara ikibazo ejo mu gitondo ugasanga uyu mwana w'umukobwa atwaye inda atateganyije none se Moroko ku muhanda niho bitangira nese ngo bitangirira ntabwo bitangirira yari ikintu ushaka kubaza kimwe none umwana w'umukobwa nimba ageze mu myaka yo gushaka umugabo akaba ngombwa ko umusheri we cyangwa se bahagarana ku muhanda ntaguma mu rugo azateretwa gute
na kera kose abakobwa babasangaga mu rugo. kera habagaho abaranga. Oya nawe ubwawe umushaka rega icyo ushaka ujya kugishaka niba ushaka umukobwa ugeze mu gihe uri umusore cyo kurambagiza ujya gushaka umukobwa kandi ntabwo uri mu mushake mu muhanda urajya kumushaka iwabo bakugenera igihe muzajya muhurira munaganirira kandi ntabwo muzajya muganirira buri munsi ariko ntabwo bishoboka. Rero mu bicaho icyo kintu uracyumva gute? Oya iyo urebye ubuzima turimo ikinyejana tugezemo muri iyi gahunda niyo gukora sibyo? Yego. Ni gute ngewe umwana w'umusore nkeneye inkwano nkeneye gushaka aho nzatuza umuryango wanjye nzabona umwanya wo kujya kwirirwa mpagararanye n'umukobwa ku manywa wa mwanya ndi gushakaho amafaranga nzabona umwanya wo kwirirwa njya guhagaze hariya cyangwa nzamubwira duhure akazi karangiye? Oya muhurire mu muhanda birashoboka ko n'abandi kwihuta sibyo mvuye mu kazi kandi ndashaka kurara mubonye. Yewe icyo mvuga ni iki ngiki niba umwana w'umukobwa wamukunze genda umusange iwabo ntabwo mvuze ngo muhagarare ku muhanda. Nibyo ariko se bajya bavuga ngo ujya kuri shihera ku rugo none ngereka mvuge ngo bitangira gake mbonye umwana w'umukobwa ndamukunze igihe mbasha kubanza kumva ibitekerezo bimurimo kugira ngo njye iwabo bamenye tugomba guhura tukabanza tukaganira akakumenya mbere. Ese ubundi ino mico ubundi iranahuye rega ari umukobwa w'umwadeperi n'umusore w'umwadeperi bafite imico ibaranga ni imwe ibyo bigishijwe ni bimwe bazi neza ko kizira guhagarara ku muhanda barabizi ni kirazira ntabwo ari ubuyobe. Noneho ikibazo ahubwo kijya kibaho ni uko njye mukobwa w'umwadeperi nzashaka kuba nahura n'umusore wa Bethlehem. Urumva iki ni ikibazo kuko ntabwo mu byo batwigishije iki ntabwo kirimo. Batwigishije yuko ndimo ndabivuga nkanjye murokoke mu nyumva batwigishije ko umusore w'umwadeperi ko agomba gushaka umukobwa w'umwadeperi. Ari ikintu nabonye ubwo muri ADPR Moroko ngo buriya ngo nta n'umuntu wo muri ADPR muri kabari habamo fana habamo n'inyama ngo yigemo baragutenga ikintu nicyo kuko ubona usohokamo rwose. None se mukabari waba ugiye gukora miki? Hari inyama hariyo fanta aho ugiye no kunywa agafanta cyangwa ugiye no mu bindi biganiro runaka mukabari ntabwo byemewe. Ntabwo mwemerewe kwinjira mu kabari. Mu bicu ndagira nkubaze koko buriya ntangire ikintu njya numva muri ADPR nkumva kwerekera abangamye cyane kujya mu kabari hariyo fanta kujya mu kabari hari inyama kujya mu kabari ntago wakicarana se n'ababandi bari kunywa ibyo ngibyo no kwinywera fanta ukarinya mu gataha ariko urajyo bikaba ikibazo. Icyo kintu kivugaho iki? Sibyo reka nkubwire twebwe mu itorero ryacu ntago nakubwira ngo hari uburyo ibintu byaho byubatse ahubwo twebwe ikintu bakora dufite abavuga butumwa dufite abashumba sibyo? Yego. Batwigisha kumenya Kristo bakatwigisha uburyo ugomba kubaho abandi badakishijwe sibyo? Ibyo byose wamenye Kristo naho ugiye ubasha kumenya uburyo uri bwitware. Mu kabari ntago bibushijwe nta muntu wigeze umbuza kwinjira mu kabari mu itorero ryacu ariko nta n'uwambwiye ngo njye kunywa inzoga mu kabari kuko ntabwo itorero ryacu tunywa inzoga twinywera fanta turakijijwe turabarokora ariko nimba nshatse gufata fanta nta tegeko rihari rimbwira ngo ntujye kunywera fanta mu kabari. Ibyo ntabwo mbizi niba banayinywa aba yatandukiriye ariko ngiye hari ikintu ndi kumva iyo ubaye uri umurokore ukajya mu kabari uyu munsi wa none ukajya kunywera fanta mu kabari ejo mu gitondo ukongera ugasubira ukajya kunywera fanta mu kabari ubwo wicaranye n'abandi bantu banywa inzoga. Ndagira ngo nkubutangarize ko ntabwo ushobora kumara imyaka 2 ukiri umurokore waba waratangiye nawe kandi ugomba kwisanisha n'aba bantu b'abapagani kugira ngo bahindure. Kwisanisha n'abapagani bazagusanga aho uzabahindurira kuko mu kabari ugiye kunywera inzoga ntabwo ari uza kubahindurira kuko uzanarere nta n'ibyo muri buze kuganira bibahindura. Ibintu ni bibiri ahubwo we baguhindura urebye nabi. Ibintu ni bibiri hari ukujya mu kanwa fanta ese wayiguze muri butike wunduguru handuguru umuceri n'ibishyimbo waba ari wita umwana ukayinywera iwawe ariko mu bicu arakantu njya numva ngo abarokore nta rukundo bagira ngo abapagani bagira urukundo cyane bakundirana. Icyo kintu cyumva ntabwo navuga ngo abarokore nta rukundo bagira kuko nabiri iravuga ngo kunda mwene so sibyo? Abarokore urukundo bararufite ntabwo bavuga wenda ngo ni bose 100%. Yesu yaravuze ngo mureke urukungu n'amasaka bikurane abafite urukundo barimo yego abatarufite nabo barahari bishe numva. Oya urukundo wowe unshakaho ushaka gusanga ntarufite
yego rata yewe mu urukundo mfite ni urwo gukunda nabo duhuje tubana. ubundi wakundana n'umuntu unywa byeri dukunda n'uruhe rukundo si ubwo ugomba kumukunda kuko ikintu gute erega hari ikintu mwe mutazi ndagira ngo abantu badukurikirana nibo bazatubwire ngo urukundo bavuga nakunda umuntu w'inzoga rumeze gute. Si mwangu no muntu w'inzoga, cyo ni icyambere. Icya kabiri turahura mu nzira nkamusuhuza ngo ati amahoro y'Imana nabe muri wowe kandi ukwiye kuba washakisha uburyo nawe uba umuroko rugakiza. Nibyo ndi bumubwire. Urundi rukundo uri buntegeke sinduzi. buriya rero reka nkubwire ikintu mutazi. Yesu Kristo yaravuze ngo nimugende mubwirize amahanga yose, abemera mubabatize, mugende muhindure. Wa muntu w'inzoga nutamwegera ngo ubashe kuganira nawe, ntuzabona uburyo umuhindura. yego Wa muntu ahubwo ugomba kumwegera ukamuganiriza, nimba ugamije kumubwiriza ikintu cya mbere azareba imyitwarire yawe, sibyo? Avuga ati uyu muntu wenda namara gushima imyitwarire yawe ukamubwira ati wakwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Erega ibyo kuvuga n'undi abo duhindura ni benshi. Idini nta ringana kuri aho hari abo twahinduye. Sinzi wowe icyo ushaka kuvuga ko tujye kuvugira ubutumwa mu kabari. Ni kuri kuvuga naho oya wimwe mbishoboye nubishobora uzagereyo. Oya twavuze abantu bajya kunyweramo inzoga cyangwa se fanta, ntabwo twavuze abantu bagiye kubwiriza mu kabari. Bishoboka ko ugiye kubwiriza mu kabari wagenda ukabwirizamo. Ngo ni ikikujyanye n'iki ni ukubwiriza babantu bari mu kabari. Nicyo kikujyanye, ntabwo ujyanywe no kujya kwicara kuri fanta abandi bicaye ku cyakora. Reka nkubwire ibyo bintu kugira ngo ubikore bisaba imbaraga, bisaba izindi imbaraga. Njye nshobora kubona wenda wowe murokoke uri inshuti yanjye, reka ngutangeho urugero. Uri inshuti yanjye unywa inzoga, njye sinzinywa, sibyo? Ariko nzi ko ukunda kujya mu kabari. Kuba nakubwira ngo ngwino tujye gusangira cyangwa se ukamwa ngo nze tujye gusangira, ndafata fanta ufata inzoga, sibyo? Ariko nimara kubona ko ya mico yawe urimo atari sawa, ubwira ariko ibi bintu wabiretse ukaza tukinywera agafanta tukajya gusenga hano ku rusengero i Betelehemu, kakira umwami Yesu umwami n'umukiza. Nimara kubona icyo kintu wacyumvise cyangwa se utari kucyumva, ahubwo nkabona umugani urimo urashaka kumpindura, nzakureka. Niyo mpamvu mvuga ngo birasaba izindi imbaraga. Ntabwo mbwiye abantu bose ngo bishore mu tubari bajye kubwiriza cyangwa bagendane n'abatizera, ahubwo uri ku ruhe rwego ushobora gutuma ugendana na wa muntu. None se akaba ikibazo inshuti yawe suvuze ngo murokoke ni inshuti yawe. Inshuti yawe ije mu rugo iwawe cyangwa se ukajya mu rugo iwawe, pana kumbwira ngo mugiye mu kabari, kuko nimuramuka muje mu rugo iwawe cyangwa se muje mu rugo iwanjye. Urugero untanzeho urugero ngewe, niba ndi inshuti yawe wimbwira ngo tujye kugirana icyo kiganiro tugikorere kandi mu kabari, twese dufite aho twahuriye mu ngo zacu tukaba ariho tuganirira, ko ariho hafite sekirite tukaganirira, tukaganira no kubwo butumwa, tukaganira n'icyatuma dutera imbere mu buryo bw'umubiri, ko byari byo byaba byiza. Ko twayago kuganirira. Reka nkubaze, reka nanjye nkubaze. Nimba uri inshuti yanjye tukaba tuvuye mu kazi, ubu ndabona umwanya aho ntuye Kimironko, urabona umwanya wo kumfata ngo unjyane aho utuye Kicukiro, cyangwa ibyiza twahinira hafi aho ngaho tukaganira tugataha tukajya kureba n'imiryango. Icyaba cyiza rero, ibi bintu bigira igihe cyabyo. Tuvuye mu kazi turananiwe, ubwo ikigiye kuba ni ikirero twategura igihe. Birashoboka ko cyagiye twateguye ari ya minota 30 wenda tugomba kuganira. Ariko mu bicunge hari ikintu numva kuri murokoke bivuge ngo ntago yajya mu kabare ntiyanataha n'ubukwe, kuko nimba ubukwe twavuze ndabikubwira impamvu bikubajije icy'ubukwe kenshi na kenshi ubukwe harimo inzoga. Hari ubukwe baba burimo inzoga, hari ubukwe buri ahubwo ari ahantu mwashatse mutambwiye neza ku myambarire y'abanyetorero banyu. Ari ahantu numvishe ngo ugasanga umuntu yambaye ibirebire undi yambaye bigufi, none se uriya muntu wambaye bigufi ndashaka menye ngo ntabwo Imana imwumva. Oya ntago turi kuri kotere y'abantu Imana yumva, n'abadukurikirana babyumva. Twe turimo turavuga ibijya imico y'amadini. ADPR ntago yemera abakobwa bambara mini, ntago byemewe rero. None se biriya bintu bitwaye aya biriya ni ugucumuza abantu, nuko biriya ni ugucumuza abagabo cyangwa se abasore. Ariko njye hari dini rimwe narigiyemo muri ADPR bishatse ko bivuga ko ubwo bagirirare, ubwo n'abanyantege nkeya. Ariko mu bicu
ngiye kuntu mbyumva hari ikintu ariko cyabayeho nagiye ahantu mu kubwirizayo ngiye kubwiriza nahimagaze nicaye nyine hejuru ku gatuta bavuga butumwa bari korari rero nayo yari yicaye ku kandi kantu bayubakiye hakurya ngiye kubona mbona ni abakobwa urazi ko ku murongo w'imbere haba hariho abakobwa nsanga hariho abakobwa bambaye utumini kubeshya ni icyaha narebe aba bantu batekereza gute abantu bari aha ni bazima warebaga mu nda aba bantu bari aha ni bazima abantu bari aha abagabo baba hano bararwaye cyangwa se umubiri wabo urakora niba se umubiri wabo ukora gute abashiki bacu abamama bacu bicaye imbere y'abagabo bambaye kuragura numva ni ikibazo kandi niwanyu usanga sibyo mu bice aho barabyemera mu bice yakubwiye ngo wewe ntacyo ubanga ntabwo byose ariko tubyemera ngatubwire twebwe ikintu tureba ku myambarire ipantaro nta kibazo iremewe ukwambarana n'abagabo ni ukwambarana n'abagabo gute Pawulo yaravuze ngo umugore ntakambarane n'abagabo mukwiye gusoma Bibiliya ahubwo mukumva neza ririya jambo mukumva neza icyo yarashatse kuvuga ariko tekereza ino pantaro yawe utazaza yaravuze ngo uvuze neza cyane ninkuramwe ipantaro umugore wanjye akayambara nzaba nambaranye nawe cyangwa se uzaba yambaranye nanjye hari imyenda yagenewe abagore hari n'imyenda yagenewe abagabo ujya ubona wambaye amashati ninambara ipantaro y'ingore aho ngaho nzaba nkoze icyaha nzaba ntandukanye n'ijambo ry'Imana ariko ipantaro y'ingore wayitandukanya gute n'ipantaro y'ingabo zose jinisi ziba ziri hari biratandukanye cyane hari ipantaro y'ingore hari n'ipantaro y'ingabo niyambara ipantaro yanjye azaba akoze icyaha ariko nafata umwenda wagenewe umugore akaba ati ipantaro ni ingore akayambara kandi ari ipantaro keretse y'ingore ariko nta pantaro y'ingore ariko murokoke umenye ko mu bice acuruza amapantaro acuruza amapantaro aragira tubwire acuruza y'abagore acuruza imyenda y'abagabo ubu nta badeperi bahari bacuruza imyenda y'abagore n'iy'abagabo byose imyenda y'abagore n'iy'abagabo nabyemeye bacuruza iy'abagore nyine n'iy'abagabo iyo n'iy'abagabo bakayicuruza amapantaro y'abagore n'amapantaro y'abagabo si bayacuruza ariko se kuko ayo mapantaro aba ari ay'abagore aba ari ay'abagore kuko ipantaro y'ingore urayireba ubu ni umwenda wagenewe umugore ishati y'ingore bene data mudukurikiranye rero twe turi mu kiganiro cy'imyambarire cyangwa se mu mico y'amadini mubyumve neza ni ku mico y'amadini ntabwo turi ku mico y'abakristo na kristo wabo babyumve babyumve neza ni ku mico y'amadini yego ni imico y'amadini turi niba rero twebwe imico y'idini yacu itatwemerera kwambarana n'abagabo byumvikanishe ko nta nubwo umuntu akwiye kwambara ipantaro oya mugomba gusoma ahubwo mugasobanukirwa neza icyanditswe none se reka nkubaze ubu nakwikora ndi umugabo nkambara ijipo ukambara ijipo ariko njyana nabona bazambara simbizi ari umugabo njya mbabona mbara amajipo wowe ntabwo ngenda mubona naramubonye umugabo wambaye ijipo aragenda mu muhanda cyane naramwiboneye n'amaso yanjye ariko ntabwo bakunda kuba benshi ariko ari gukina komedi wasanga mugana ntabwo mbizi niba yarakinaga filime ntabwo mbizi ariko naramubonye azamuka mu muhanda rwose ariko ngewe ku kigo cy'imyambariraho nibyo niba biri vanga abagore ntibakambarane n'abagabo ngewe ku bwanjye uko mbyumva ni uko umugore adakwiye gufata umwenda umugabo yambaye nawe ngo wambaye cyangwa umugabo afata umugore umwenda yawe bene data ngewe iyo nsinzwe ndemera niba ipantaro nyine haba ipantaro y'abagore yitwa iy'abagore bakwiye kuyambara ariko noneho reka tugere ku bantu bambaye noneho utumini imyenda migufi ya muri makeya tuba aribo tugeraho aho ngaho nemeye iyo nsinzwe ndemera nkamanika amaboko niba hari nk'amajinisi ari ay'abagore amatiriningi ari ay'abagore ari ayabo nyine aribo yagenewe nta kibazo kuyambara kuri ngewe mbivuze nkanjye simbivuze nk'idini yanjye nkanjye nta kibazo aho ngaho ndemeye ariko ikibazo noneho mfite ni iki ngiki muroko karemeye aho ndemeye iyo nsinzwe nibyo ikibazo nsigaranye ni iki ngiki ni gute mushiki wawe mama wawe yaba yicaye hariya imbere ku gatuti baba bari hafi y'agatuti hariya
ugasanga yambaye akamini rwose uzaze niyo ariko yaba yawambaye bene data mudukurikirana namwe ntago ari ukubibasira mu by'imyambarire biratangaje kuba wicaye hariya hantu ukabona umwenda w'imbere umukobwa yambaye kandi ari muri korari yaje kubwira ukabona umwenda we w'imbere ariko kandi bitandukaniye n'iwacu muri ADPR niyo waza uwo muntu ukamubona birashoboka ko wamagani ari umuririmbyi wenda yakambaye kazamutse icyo gihe dirija na perezida nta kindi bashinzwe nimba bakubonye bakubwira ati umwenda wambaye ntabwo uhesheje Imana icyubahiro ntabwo uri buririmbe sibyo cyangwa se kwambara umwenda muremure ntabwo bakwemerera kujya ku gatuti wambaye ubusa kandi koko bikojeje isoni ntabwo bikwiye none se mu bicu njye hari ikintu njya mbona nose muroko muri ADPR ko nyamubona nk'abakobwa cyangwa abamama bambaye imyenda yego miremire ariko ibegereye cyane kuryo n'umwenda w'imbere ubugaragara kintu cyo mu kivuga hiki yambaye ikanzu imwegereye cyane ariko yahagarara umwenda w'imbere umwenda w'imbere wishushanyije nta kibazo byagaragara ibyo ntibyaterera nta kibazo ahubwo se kuba umwenda urebera inyuma y'undi ukawubona ibyo nta kintu byaba bitwaye ahubwo wakavuze umuntu yambaye umwenda ugera ku birenge ariko yatera intambwe pasuri ugahita ubonamo neza igera ku birenge afite pasuri igera hejuru n'undi ku kibero icyo kintu kandi muri ADPR birimo cyane muri ADPR narabibonye ntabwo bibamwo ntabwo wabihakana ko no kuvuga ngo wowe ibyo ngibyo bihakana bibamwo ndetse n'izo mini harabo mbona aba ADPR bazambara zinageze hanze y'urusengero ariko umuntu ashobora kuba buriya satani aba inako wa Yohana yandika ibyahishuwe yaravuze ngo ndazi neza yuko intebe y'ubwami bwa satani ahura ariho intebe y'ubwami bwa satani ntibivuze ko rero muri ADPR turi kure y'intebe y'ubwami bwa satani n'ubundi twegereranye n'intebe y'ubwami bwa satani rero uyu muntu yahaboneka ariko ndagira ngo utangarize ko uniform ntago bashobora kudodesha mini muri ADPR kuri uniform ho birumvikana ariko itegeko bafite uburyo bajya gushoneshamo ariko icyo nshaka kuvuga muri ADPR buri harimo akazi kenshi kivuga butumwa twari tukiri ku myitwarire cyangwa se ku myemerere y'idini icyo kiganiro turiho bigoranira cyane buri nta ADPR ushobora kwambara Shanete ntabwo byemewe Shanete ariko itwaye mu ruko ntabwo ibyo bintu byemewe nayo ntimuyemera Shanete n'amaherena n'ibikomo n'utundi tunjya mbona ko warari Shanete ishobora kugura miliyoni n'icumi reba ko biba bihenze twe turebye wowe ubyambaye ugamije iki ubyambaye ugamije iki ntabwo babyemera ntabwo badafite akazi kenshi reka nkubwire Imana ihamagara Mose yego yaramubwiye ngo genda ujye muri Egiputa ubwo umunsi wo kugira ngo ibakure muri Egiputa wari urimo wegereza irababwira ngo mugende mutire ibintu by'agaciro ubwo Abisirayeli bari bamaze imyaka myinshi muri Egiputa irababwira ngo nimugende mwe kuzagenda nta kintu mutaha ikintu nkundira Imana yarabarebye iravuga ati imyaka bamaze mu burere reka mbaho igihembo nibura ntago baviramo aho ngaho haleluya mugende mutire amashanete ibintu by'agaciro n'amazahabu yego mubitware ibyo ndabyemera babikenyereyeho urumva Imana itabyemera umva rero nkubwire ibi bintu Mose n'Abayisiraheli koko barabitwaye Imana iranabashyigikiye babyambukanye Yorodani babyambukanye inyanja barabikomezanyije ariko bageze mu butayu imigorane zabaye ibi bintu byabaye ibikoresho bakozemo ikigirwamana ntabwo byigeze ibi bintu bigera n'ubundi mu gihugu cy'isezerano ibi bintu basahuye ntabwo byageze mu gihugu ibi bintu babikozemo ikimasa babumbye ikimasa babikora muri bya bintu batwaye by'abandi n'ubundi ntabwo ibyari n'ibyabo ntabwo byari bikwiye no kugera mu gihugu cy'isezerano akaba ariyo mpamvu mwebwe mutabyemera mutemera ibyo bikomo n'amashanete erega ubundi ikintu cy'agaciro Imana ikiguhaye ari icy'agaciro kikaba ari icyawe wakijyana ukagitunga mu rugo iwawe ariko ntabwo Imana yigeze ibemera ko ibintu babigeza mu gihugu niyo mpamvu renge nakubwiraga ngo mufite akazi kenshi kivuga butumwa nimba Imana yaravuze ngo mugende mufate ibikomo mufate shanete mu bitware mwebwe none nk'ideni mukamubanga ibyo bintu ntibyemewe bana ugahagarikwa ugacibwa
iryo ni ikosa rya mbere. yego Ikindi cya kabiri wenda mu ingingo ibarengera ngo nuko ngo bageze mu butayu ngo bagacura n'ikimasa. Ikintu cyose iyo wagikoresheje nabi kigira ingaruka. Ntago Imana yababwiye ngo nimufate ziriya shanete nimugera mu butayu muzicuremo. Icyo gihe banagicura Imana byarayirakaje, ahubwo igikoresho bitewe n'uburyo wagikoresheje. Iyo bifata nk'ibintu by'agaciro Imana yabahaye kugira ngo babyambare barimbe. Iyo babikora gutyo nta kintu byari kuba bitwaye Imana. Bene data mudukurikirana muzatubwire niba umwadeperi akwiye kwambara shinete, akwiye kwambara za goromete, akwiye kwambara, muzabitubwire muri comment. Kwiye no kudefiriza. Ariko twebweho oya ni ibintu nawe washyira mu nyurabwenge ukumva kuko ntabwo ibintu byemewe wafata shanete ukayikoresha icyo yagenewe. Shanete uyikoresha icyo yagenewe. Nta kintu Imana none cyo muroko. Ibyo bintu babyambaye mwibuke neza ko twebwe turi ku mico y'idini. Ni ku mico y'idini turiho abadukurikiranye babyumva. Nyirigakiza ari we Kristo. Ubu turimo turavuga impamvu idini rimwe ryemera ibi ngibi irindi ntiriryemera impamvu. Twe nka DP ndimo ndavuga nkanjye n'imyumvire yanjye kuko buri ibyo banyigishije byahindutse imyumvire. Sibyo niyo mpamvu uzumva uri yavuga ati nge ntago narongorwa n'uwo mwidini n'uwo mwidini. Nge ibyo banyigishije byahindutse imyumvire yanjye. Noneho ibi banyigishije rero bambwiye ko shinete zitemewe hehe ku mukristo w'umwadepe. Ahubwo muroko reka nkubwire hari akazi gakomeye ariko ngewe nuko bitakunda. Ahubwo nge navuga butumwe iwanyu nkasobanurira abantu nkababwiza ukuri ariko namwe ukuri murakuzi. Nuko wanga kukuvuga. Nuko mwanga kukuvuga. Oya ukuri boni aho ngaho ntawe nashatse kutavuga. Ukuri ni Yesu, ukuri ni ijambo ry'Imana. Twe turi kuri kw'abantu rero. Ariko mu bico kuko n'amadini yashinzwe n'abantu turi kuri kw'abantu. Ukuri kw'abantu biravugwa, birakorwa bite? Bikorwa biti iwacu. Twebwe rero iwacu ntago twemera ibi ngibi. Iwanyu ibi murabyemera. Nihe mpamvu mwebwe mwemera ibi twebwe iwacu ntitubyemera? Ariko dukwiye kureba. Ariko mu bicu Imana ibwira Abisiraheli ngo nimugende mufate shanete, mufate n'ibikomo bya bari abadamu b'abanyegiputa mu bitware. Barangiza bakagenda. Biriya bintu suko babikoresheje nabi wenda aho bibera icya suko babikoresheje nabi. None si Imana yari yoboye ko n'uri cya kimasa bazakibumba. Yari bizi ko bazakibumba. Noneho yari izi ko bazakibumba ibyo bazakibumba. Imana ntabwo itungura. Yari izi neza ko bazakibumba. Yego ari bizi. Ariko Imana shanete yo ngende umva ibaha amashinete yo kuzabumbamo ikintu. Nta kibazo urumva ngo niba Imana yari ibiza ahubwo mwebwe mugende muri bijuteri mugure shanete tutazatubare mwambare arega mu bicu hoya ntabwo muzazibumbamo ikigirwa mu bicu mwumve umva mu bicu buriya regaga buriya murokoke akenshi na kenshi ukuri kose ntabwo ariko kuvugwa kandi isi itunzwe n'ikinyoma. Buriya wasanga muri ADPR babangira kwambara iyo myenda mu idini ryanyu ariko inyuma bakayambara. Murokoke ntabwo ujye ubabona inyuma bayambaye batari mu idini kandi ari abarokore. Bambaye ari uwambara mini, hari uwambara ipantaro kandi atari umu ADPR ariko yajya mu itorero akayambara. Namwe rero bishobora kuba ari ibintu babahishe impamvu mutabyambara. Kabira bimbara ntacyo bitwaye. Ngewe ntago ndabona umu ADPR. Iyo mvuze rego umu ADPR ni umuntu wemewe nayo. Ntago navuze umushyitsi. Ni umuntu ujya kwigabura. Uyu muntu ujya kwigabura rero ntago ndamubona yambaye shinete hanze ya ADPR. Bagenda mu muhanda ntawe ndabona. Ikindi ntago ndabona umugore umu ADPR ujya kwigabura yambaye ipantaro mu muhanda. Ntago ndabona. Ese Moroko yenda akamini nako ku bana b'abakobwa bakiri batoye we namubona ndetse nkagerageza no kumuhugura nkavuga ati ntago imico y'iwacu ibi bintu byemera. Ubwo n'umwana w'umukobwa uvuye muri ya madini n'iby'ahandi hose kuko natwe iyo tumubonye ari umukristo yambaye ako kamini gatoya natwe tumugira inama tukamubwira ngo umukristo aba agomba kwambara akikwiza. Ubu tujye ku mbuga kuko no madini asigaye afite imbuga usangaho ibyayo ugasangaho korali zabo zirimo ziririmba. Tujye nkwereke korali ziwanyu zirimo ziririmba. Ese ubundi iyo mini muvuga igarukira hehe? Hejuru y'amavi. Barimo bararirimba yego hari umwenda ubona ukabije. Turagenda hariya
yenda nko ku rubuga rw'itorero ry'iwanyu turabasanga barimo baririmba abakobwa babo banahagaze batanicaye urebe utwo tushipo cyangwa se udukanzu turaba tugera hejuru y'amavi noneho mbwira iyo yicaye Moroko ngereka ngo utumire noneho sibyo nzi neza ko ku rusengero wacu utari wanahinjira simbizi ariko reka ngo utumire uzakora urugendo uzaza udusura ahubwo reka tubwire bene data bazarebe kuri ntuza yanyu bazasanga n'ubundi abakobwa bahari ese wazaje kuri cano y'itorero ryabo bazasanga n'ubundi abakobwa bahari bambaye utuntu tureshya uko nguko ariko twebwe ntabwo tubyemera ibyo ngibyo ntabwo tubyemera ko abakobwa bakwiye kwambara utuntu tureshya uko nguko Orokoke karame ndagira nkubaze buriya iriya myambarire abambara shanete abambara mini imyemerere y'idini yanyu nta byabuze umuntu kujya mu ijuru bakunzi bacu mudukurikirana aha ngiye gusubiza noneho nk'umukristo ntago ngiye kongera gusubiza niba nsubije nk'umukristo rero ndagira ngo mbatangarize kino kintu yuko igituma umuntu azajya mu ijuru ikiguzi cyose cyarishyuwe na Kristo kugira ngo umuntu azajye mu ijuru ikiguzi Yesu yaragitaza kujya mu ijuru ntago byakubuza ntago byakubuza icyakubuza kujya mu ijuru ni kimwe gusa nutizera Kristo ureke ibyaha nutizera Kristo ureke ibyaha ibyaha bishute ibyaha ubundi Yesu yarabishubije icyaha ni kimwe mu byinshi icyaha ni kimwe n'ukutizera yego icyo niyo cyaha kizarimbura abantu bene data mu byumba n'ibyaha byinshi byakubuza kujya mu ijuru oya ibi tuzongera tubivugaho zabivugaho bene data ndagira ngo mbabwire ko ibintu byakubuza kujya mu ijuru ni ukutizera murakoze ibyo bintu ariko tuzabigaruka kuko hari ibyaha byakubuza kujya mu ijuru kwizera ukabara kwizeye ntubishyire mu bikorwa mu bicu ibyo byaha tuzabigarukaho kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye urumva rero uku kwizera gufite imirimo yako si wowe uzayikora ni kwa kwizera kuzakora imirimo hari umuntu unyandikiye witwa Karera ari mu Bubiligi aravuga ngo rwose ngo Imana ibahe umugisha ntari byinshi akuyemo kwizera rero kutagira imirimo kuba kwapfuye urizera noneho iyo wizeye ukwizera niko gukora ntabwo ari wowe ukora rero murakoze cyane murokoke murakoze reka tubashimire ndabashimiye cyane muhabwe umugisha n'Imana mwese abadukurikirana ni ukuri muhabwe Imana ibahe umugisha izica no muzazikuraho ibintu byinshi cyane bitabogamiye ku idini ahubwo bivuga ukuri nyako Imana ishaka kubana mu bicu nawe ugira icyo ubwira abakunzi bakikurikiranye abafana banyu reka mbashimire abantu bakurikiye kino kiganiro reka mbasabire umugisha ku Mana nanjye nababwira nti nongera mbisubiramo mbabwira nti Jeanette ntago izakubuza ijuru ipantaro ntizakubuza ijuru kwisiga ruje ntibizakubuza ijuru gusuka ntabwo bizakubuza ijuru ahubwo ikizakubuza ijuru ni imyitwarire yawe ni imigendere yawe Imana y'amahoro nibaha umugisha turashishikariza bene data kugira ngo ubutumwa bwacu bugere kure niko Bibiliya ivuga ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza rero natwe turimo turabwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga yose ndagira ngo abantu bose bajye badukurikirana bajye basharinga bino biganiro byacu ikindi kandi bajye bakora subscribe ndetse banatanga comment Imana yo mu ijuru izabaha umugisha kubera baba bakoze nawo baba bakoze icyo gikorwa cyo kwamamaza ubutumwa bwiza muhabwe umugisha n'Imana Olevale